wa mugabo ko hano ari guca abagabo bari kwihuta nk'abataye ibyangombwa muri kujya abandi bose se wabaje cyane nge wiboneye nabo nababaje se nkaba nkibazi none se nge ndi gugwa Wikipedia cyangwa imbuga zibika amakuru ndi mu bantu bacana bose ari nge ubaza gusa unsubije wabi ahubwo uri kumara umwanya ugatuma nkererwa ariko ubwenge buke burushya amaguru ubu si unsubiza ntuba waje nge hano imbere kuri ya clinique ugiye kwivuza mu mutwe ariko wa mugabo kwivanga no kubaza ibitakuriya byarakubaza hari abavura mu mutwe ninde nari ntekereje ko wafatanya indwara itarakomera ukayizana hafi ugafatwa utira amatunga kubitwa ibiti mu bitugu utinyutse utaguterana ubute n'umutavu utatunze gatunga ubutindi utitaye ku butumburucyo ugahitanwa n'ubuti gatitiriza titi gutera ibitaka gutatamura nk'ikabutura yaturikiye muri kwituga kwitinga kwitera tatu n'ikibiriti watabi tukana utitaye ku butuka bifatwa nk'iterabwoba erega uruvugo ruvuna uruvugo wayigaramiye byose ibyo mvuze ariko ndavuga kuvumba icyavuzwe n'umuvumvu ukavumvura buvumvure nashakaga kukubwira ko ari wowe wabitangiye umva uhinesha igihe nta gihembo ngutezeho ngiye gusaba y'akazi iyo kampani yajemo sishaka abakozi benshi harinda hazamo indi se abakoragamo kuba barirukanye abakozi bivuze ko bahombye niba ari babandi bo bashaka benshi basimbura we wirukanye kabisa ahubwo tujyane nanjye nisabira ngaho urajya gusaba akazi utazi n'ibisabwa ikibazo se nari kubaza ko ari bakeneye amashuri angahe kandi nyimenya ko nawe ariho ugiye nahise nyibwira yabwiwe n'iki se ko njye nawe tutiganye cyangwa twiganye erega witegereje umuntu ko yambaye agenda avuga ukarenzaho no kumva uko atekereza ubwenge bwuhita ubumenya none urabye usanga ngiye mfite buke ubwo se buriya ubushyize mu mayinite bwa bibi reka nigendere sha datuma nsangana interview yarangiye nyamara ngo utazi agaciro k'amaguru abyinira inzoga sibyo ko nta n'izihari ugiye ku buntu gusa ubwo se uragenda kare nta bwenge ufite bwo birakumarira iki bande ndakubaza ariko se muga kuki nta muntu uri gushaka kumva ikibazo cyanjye kuva igihe ucanga hose nibanga babonye ukababwa ikibazo cyawe ufite bakanga kukumva nawe usigise kite naciyeho kandi nawe ntibimureba ndetse niba atari ukugorana kwigiza nkana no gushyira amakosa ku bantu uhereye ku kivuga ko twanze kukumva oya nta kugorana ubu se wowe urebye ubona nta kibazo mfite ikibazo cyo uragifite ariko ikigaragara cyane giteje n'ikibazo n'icy'amaso amaso yanjye yo ni mazima akaba mazima gute uri kunyita muganga none se n'uriwe nyine ndi kukubaza uri guhera ku kinyita muganga kuri hano wowe se ko uhari uriwe ndi umurwayi ku bitaro abarwayi n'abaganga gusa n'abarwaza bahaba ese mvuga ko uri umurwaza oya ninjye sekreteri wahabwiye abaganga bakaza bakatuvura cyangwa abasereveri na mucoma tukamenya ko mwahagize akabari se tukajya tuza twanywa gakonje ba neza se cyangwa ukaba wumva ibyo bavuze ukabishyiraho umutima ni kangahe bavuze ko abaganga b'uyu munsi bari bwangajwe uyu munsi bakanatangira gukora iyo bamubangaje bazi banyivurire niki ariko ubundi ko mbona wagira ngo indwara ntabwo ikomeye cyangwa ikaba itagaragara inyuma nje hano gushaka umuti utera akanyabugabo n'utuma umuntu atinya ntabwo ubyara se ubyaraho ntugire ngo ndi umusore abana mfite 11 ngiye icyo nshaka ni ukuzajya ntinda kandi mfite n'imbaraga ibyo akanyabugabo ntabyo ukeneye ahubwo ukeneye kuboneza urubyaro angaje abantu bamvura ibyo bamvura nabyo kumitira mu byo ntabwo sareka nta cyaha abantu nshakamo abaganga bakuvurumvira murabona rero ubwo mugeze aha ngaha icyo dushaka ni abaganga bafite disipurine kandi ibibazo mbabaza nibyo biri bubahesha akazi ko mubisubiza ni ku bintu icyo turi butume mubona akazi rero ndabizi ushobora kuba ugiye guseka ugatembagara kubera ibintu ngiye kukubwira nanjye sinde bukubuze guseka useke vuba ugaruke nkubwire kandi umenye ko ndi seri iyo brag ya telefone yanikira ibigori ahubwo se ni nkiri gitondo ni ya George cyangwa se nibyenda gusetsa wasomye mu bitabo yewe isa nabyo byose kandi ushobora kuba n'umugani muremure
kuko ushobora kuza kumva amakabya nkuru ibintu bitabayeho bitazigera bibaho kandi mu by'ukuri byabaye. umugani muremure ko byamfata umwanya reka uzawumbwira ejo ariko ntacyo mbwira n'ubundi gutampereza mu kazi biba bikenewe. yewe sinkutinda gusa nkubwije ukuri mbere yuko nza gusaba akazi ahangaha rwose nari mucoma kandi igihe kitari gito mu kabari. iyo akazi kajyanye n'ibyo wize ukabuze ukora akabonetse kose rero ndumva nta n'igisekeje muri ibyo ngibyo cyari gitangaje nk'uko wabivugaga. wibuke ko nongeho n'akantu ngo nayo imaze igihe kitari gito mu byokeza. baravuga ngo once a soldier always commando kandi amazi arashyuha ntibagire ubabambere. rero kuba wari umuganga uvura abantu byaza cyangwa ubakona ukaba wari umaze igihe utabikora ntibivuze ko wabyibagiwe. iyo ibyo sinabiwe ndi kuganya njyewe ubuganga sinigize mbwiga mbukora mbutekereza cyangwa ndote nabayeho. nyamara byo bintu bavuga ngo biraza kuba umugani muremure kuko biri kuba hanyuma se ukaba waraje gusaba akazi k'ubuganga gusa. iyo numvishe ngo bari gutanga akazi nkubitanye n'ubushomeri gutotezwa guhembwa make no gukora amasaha menshi nari nifitiye mpita nza kugasaba. wenda ndeke kubaza ngo kuki usanze bashaka abaganga utasubiyeyo ahubwo ikibazo cy'amatsiko ikizamini wagitsinze gute? ibyo gusubira ibyo ntibyashobokaga kuko nashakaga akazi naho iby'uko natsinze ikizamini biroroshye kuko ibice by'umubiri by'ihene byenda gusa cyangwa bisa n'iby'umubiri w'umuntu. ntabwiye rero buri gice nyine nababwiye ko ngiye ndi umuganga kubaga ndebaho rigahita ryaka babwiye igice naho giherereye ntibatinze guteraho. bamenye ko yivugiraga ihene amahembe n'imbaruka bisha munsi y'ururimi. rero ngiye icyo ndi kugusaba ni iki fasha aho ugiye cyangwa ngewe ngiye nkwikingamo ngende mbimenya gake gake nkwigireho ariko ntataye ba. aba nawe yenda wari mucoma yenda uzi n'ibintu bijyanye no kuba ubwo se ngiye ko nari umushoferi w'umuganga. oya izo buraga waba uziretse ukaza kuzintera nyuma dutashye kuko ubu ntabwo zikenewe. none se sibyo ntose ya materime wateraga uri gusaba akazi byagenze gute wayakuye? numvaga muganga nyine ari kuyavugira kuri telefone. havugira kuri umva sha muzima w'uyu muntu murabizi ko akazi nasabye atarimo kubaga. Majina la Yesu mundebere. usubiye turaje tumubage. umva se unywa icyuma unywa icyuma ntabwo ukinywa ubu byakomeye rero iyi bayita muzehe wicaye nubwo uyu muzehe yicaye ariko iyo unyweye urahaguruka urumva ukagira imbaduka ukabaduka umuntu ni ukumubaga ubaga n'ibyo utazi kubaga reka nze nkwereka. Turashize noneho iwacu nta muntu wigeze yiyahura iwanyu bariyahuye se? uyu si umusumwe uku ni ukuboko mbazi ahubwo vuba tugende umufashe ibikoresho banguka. ubaziye ko numvaga umurwayi arimo asakuza cyane. we nge ndikuyemo iki se? ibya Majina la Yesu. mbese niryo yararwaye? hoya ibyo kurwara njye numvaga asakuza cyane ndavuga ati kamanzi nshaka ukuntu muturisha mba ndi noboto. Ntabwo none se bufite. udakomeje umuyaga ukaba uhise ugaruka? mpamvu ibiki ariko se ahantu wagiye ibyo wakoze ibyo wumviye n'abantu bakuru yewe bakuganira rero wumva mucoma ubaga ihene akongera akayitera icyo nzi ni ukubaga byo gutera n'iby'abandi baganga cyangwa kugira dukore ibintu biri professionnel amaze baduke. Turashize noneho. ubundi Yampaye. ko ibintu byo kubaga mu byo waganije n'uwo muganga yigize abikubwiraho cyangwa uzi ukuntu urudodo barwinjiza mu bintu ngo nkwereke Mundebere uyu muntu. cyangwa uzi umuntu w'umukorodoni hafi aha nimuzane amundodere. muri sitori numvaga avugira kuri telefone iby'uko badoda ntabyo numvisha avuga. se nkawe ntabwo no baduka ariko Singibyo. nta no kwiyaminiye. Yaha. nkwereke shake veterineri hafi aha ngaha none umukuzanira urumva buri kiragendo ubu buriho unashaka ibintu by'amazi umusukaho kujya atadupfa. vuga apfuye ari njye umuntu atari njye wamubaza. nibwo buvuzi dufite amazi imbere. Mana nyagasani we. Ntabwo bufite. voka y'imbwa imanuka ihiye veterineri. ubu rero urabaduka. okay Ase urwo rugero rukwiye kubonetsa n'uzi gutama inzoga. nyine ndabizi ariko rero ubu aka kanya rero tuvugana ugiye kubaga umuntu. erega ikintu cyose ndabaga umuntu ntibizi ko nsanzwe mbaga amatungo. tungo se n'abantu ntisi kimwe. ubundi umuntu hari bene nambere urasubizamo iryavuyemo urarisubizamo iki oya nyine urabibona ugeze umva nkubwire urumva we ni ukugenda nakomezaga. oya gukomeza ntabwo bigishobotse ikintu gishoboka cyonyine kuza ukabaga umuntu hari ntabwo ari kumubaga akantu kanini ni ibyo usubizamo ubundi handi ukahita we. amafaranga ayo ushaka yose ndayagu umushahara w'ukwezi. Okay, ubwo amafaranga yemeye. Arwaye iki? ni akantu ko ku kaboko ngo kavuyeho kamyotse twashaka ukuntu tugasana. Ni kibazo ku buryo ndi bumufate ndibaza ko muranka simbuza. Ni ibiki se wowe kwiranja ntabyo umenye nziyanye n'abamucoma benshi hano muzanira uruhu rw'ihene. Reka ntabwo byakora wambaye uruhu rw'ihene. Okay sawa noneho rero reka nkwereke akantu k'inka urabona tukababuye tugakuraho uriya bwoya. Aha noneho nzanira urwo ruhu. Yaha turashize noneho.
Yeah, come look at this. kumona se mwarisubijemo Twamuturishije ubu yaniyakiriye. yemeye kuba afite rimwe. naho ku kuboko mwabigenje mute? Dutegereje kugaho ahubwo kazana impashyireho. uruhu rwo narubonye ndanaruzana tu. nta n'umuntu rero ambwira uburyo rwavamo agashabiro keza dusiga umunyu da.